mbega muraho neza, ndacyari Uwingabire j.Bosco. Iyi ni channel yitwa God's Grace to Benjamin. Hanyuma murabizi ko twatangiye igikorwa cyo kujya dusobanura indirimbo everyday. Hanyuma indirimbo twabazaniye uyu munsi yitwa Raise Me Up. Ndagira ngo igushimishe, indirimbo ya Westlife ariko yasubiwemo n'abana. Ati iyo nacitse intege ntagifite ubugingo bwanjye, iyo ibibazo bije n'umutima wanjye uremerewe, maze nkakomeza ndirimba ntegerezanyije mu ijwi rituje. Ati kugeza uje maze ukicarana nanjye, erega uranzamura nkabasha guhagarara hejuru ku musozi, erega uranzamura nkabasha gukora ku miraba y'inyanja. Iteka mba nkomeye iyo ndi mu bitugu byawe, erega uranzamura nkarenza uko nagakwiye kuba meze. Ono uranzamura nkabasha guhagarara hejuru ku musozi, erega uranzamura aho mbasha gukora ku miraba y'inyanja. Ati iteka mba nkomeye iyo ndi mu bitugu byawe, erega uranzamura nkarenza uko nagakwiye kuba meze. Uracyari kumwe nanjye Uwingabire j.Bosco. Ati erega uranzamura nkabasha guhagarara hejuru ku musozi, ati erega uranzamura nkakora ku miraba y'inyanja. Ati iteka mba nkomeye iyo ndi mu bitugu byawe, erega uranzamura nkarenza uko nagakwiye kuba meze. Uranzamura nkabasha guhagarara hejuru ku musozi, erega uranzamura nkakora ku miraba y'inyanja. Ati iteka mba nkomeye iyo ndi mu bitugu byawe, ati cyangwa se mu ntugu zawe, erega uranzamura nkarenza uko nagakwiye kuba meze. Ono uranzamura nkarenza uko nagakwiye kuba meze. Oh no. So me too, I thank everybody who has been watching this video. Have been your Uwingabire j.Bosco. Hasta la vista.